urumva hari abagenda bakura inkweto uwo uri gukura inkweto nashingura reka gukura mucuruke hasi n'umurinzi zoga imbere bagiye n'amaguru ako dakugutu batagusiga dore muri abarajyamo Ngazime imodoka iyo wajemo yande wa mukobwa yagiye na wakurike se bare kugenda ukabwira mushumba akagutwara kurikira bo mwambaye kimkerema wakurikira bara bameri mumeze kimwe baza bara bameri mwari muri kumwe dore ngabariye abantu tugeze ahahera aho bagijwe umuvano wacu wakoze gutusha kandi tuje kugira ngo nawe tusezerane ariko wowe ufite mu biganza n'uburyo hano mbere yawe udufashe kandi utuyobore duhe imbaraga kandi ukomeze imitima ya Yesu iri hano tugire neza gahunda zose tugiye kubera hano ari ubuhamya ari ijambo ryawe ariko ari buririmbe kugeza bwa Imana dushoje tugana nabwo tugeze kubona natwe tugeza uyu munsi wose ukomeze uyobore muri gahunda tuzajya tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Asaba ubuyobozi bwa gahunda akomeze abantu bavugisha sabe abantu badufashije imirimo kuba ahantu bicara kurihangana intebe zabaye nkeya sana hariya hirya bya papa yive na mama yive badufasha bakadufasha bakaza hano byabadufasha cyane kuko aha harerewe ibyo bakora byaraza ndetse bakabibana Imana ikabamugisha gusaba iyi foto yayumviye n'abanama natwe agatebe ndetse n'abamuherekeje baduterera agatebe kabo intebe zawe ebyiri hariya badufashije cyane kuko uyu munsi wa none agaciro ka ibi ntabwo twakibagirwa Imana bamugisha sana wa musore bakoze rero niba bakomeje guhagarara mwihangane ariko mwegere hafi ku buryo tuze kugira ngo tuvuge cyane Imana bamugisha abantu bakuru bicare abantu bakuru bari inyuma abimukiye korali iza kuturirimbira korali
biratangaje nyine kubona wajya wirirwa ubwira umuntu ngo njyewe ndi guharanira kugusiga. Iyi si igoranye, iyi si y'ibibazo, iyi si y'ibigeragezo, sheri njyewe nzagusiga n'ijya uzaza kugenda. Yari afite ibyiringiro rero ko ahantu ajya ariho heza. Imana yacu nishimye. Reka nakira umushumba aze atubwiriza ijambo ry'Imana ry'ihumure kandi ritwigishe natwe abasigaye mu isoko tugomba kwitwara. Harimo murakoze mwashubije kandi mukomere. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka sabe abantu baherekeje yive. Ndabizi ko mukunda. Tuzi neza ko umubyeyi we ababyeyi babyaye yive kuba uyu munsi wa none Imana ikubera imiryango hari ikintu Imana yatangiye asakura nicyo nubwo tuvuga ngo igihe mutoya ariko Imana irareba ubwo kwihangana twese abana bafatanye bihangane twese kandi kizana ko agiye azimana. icyiza twebwe abize Imana nuko ubuhamya twabwumvishe ko atazi. Imana mwakire tuzahora tumwibuka mu mirimo yakoze aho yagiye aba nta rubanza ntaki. Imana irebe imukiza heza.